Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kongera kubana namwe uyu munsi muri uyu mugoroba buri wa kabiri Imana umunsi yaduhaye. Ni Pastor Muteteri nk'ibisanzwe, ndabashimira abanyandikira, abamamagara, abaza tukabana mu materaniro. Imana ibaha umugisha cyane, kandi ndizera neza yuko izi nyigisho zirimo kubafasha, zirimo kubakangurira ko dukwiye kwegera Imana, cyane ko ino nyigisho yacu ivuga kongera kugirana ubusabane n'Imana. Kuko ushobora gutasobanukirwa igicaniro, kubakira Imana igicaniro bisobanura kugirana ubusabane n'Imana, amasengesho mu rugo rwawe, amasengesho aho ukorera, kugira uwo mwanya wo kuganira n'Imana, ukawuha igihe, ukayiha igihe mukavugana. Uyu munsi rero turatangira igice cya kabiri cyo gukura Satani iburyo bwacu, n'ibimenyetso bikugaragariza yuko Satani ari iburyo bwawe. Ibushize twaganiriye abagwagasi, abantu bapfuye mu miryango badashatse, bapfuye ntibahambwe, baguye ku gasi, abantu tutazi iyo baguye, kuko hari nk'imiryango iba ifite abantu itazi naho baguye. Ubu rero uyu munsi Imana yashyize ku mutima kubigisha nanone umwuka wa Satani ujya uba iburyo bwacu, w'abana b'abakobwa bapfuye badashatse. Abana b'abakobwa barohagwa kera, mu gihe cya kera bagatwara amada. Iyo batwaraga amada byabaga ari ibintu bizira mu muryango, umuntu bakamufata bakamwohera, bakamukura mu muryango, akaba igicibwa, agapfa. Noneho hari amagambo yasigaga avuze, ayo magambo yasigaga avuze yagiraga ingaruka ku muryango. Cyo gituma umuryango wafataga igihe ukamwibuka, ukamuterekera, ukamusaba yuko azabarindira abana bakazashaka. Ariko mu by'ukuri umuntu utarashatse ntago yafasha abantu kugira ngo bashake. Rero ndaza no kubabwira ku ngaruka z'ibyo bintu. Yesu nashimwe cyane. Turacyaterana Kigali Parents, haleluya, kuva ku cyumweru saa 3 saa 6 na kuwa gatanu. Ndashimira abantu bakomeje kuza, bakomeje kwitanga, bakaza bakabana natwe, kandi nawe turagutegereje. Niba wumva izi nyigisho zifite ikintu cyakumariye, ikintu zigufasha, Imana iguha umugisha. Tugira channel yacu ya YouTube yitwa Wisdom, PhD Wisdom TV, wakurikiranaho ibiganiro byacu. Tugira umunsi wo kuwa gatanu, umunsi wose twakira umuntu ku giti cye, tukaganira kuri biro ya ministeri ikorera i Kanombe mu Busanza. Ibyo byose rero turabakiriye muri PhD Ministry. Amarembo arakinguye, twiteguye kubakira, kandi ndabizi yuko tuzahabwa umugisha kubana nawe. Reka rero dusenge. Mwami, turagushima kubwira ijambo tugiye kwiga. Ubane natwe, utuyobore. Uwiteka Nyiringabo, iri jambo rihindura imibereho yacu. Urakoze umuntu wese unyumva, reka iri jambo rikora igitangaza ku buzima bwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Yesu nashimwe cyane. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zakariya, gukura Satani iburyo bwacu. Haleluya. Ni ukuri Satani agomba kuva iburyo bwawe, ubuzima bwawe bugahinduka, imibereho yawe igahinduka. Igitabo cya Zakariya ibice 3, muhanuzi Zakariya uhereye ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 7. Maze anyereka Yoshuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka guhane. Yewe Satani, niko ko Uwiteka watoranyije Yerusalemu guhane? Mbese uwo si umushima ukuwe mu muriro? Kandi Yoshuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yoshuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. 5, ndategeka nti nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yarahagaze aho. Marayika w'Uwiteka ahamiriza Yoshuwa cyane ati, haleluya. Uwiteka Nyiringabo aravuze ati, nuko nugendera mu nzira zanjye, kandi
ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda, nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha. Haleluya. Uyu ni Yoshuwa umutambyi, umukozi w'Imana. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe 5:10 ngo Uwiteka yaduhamagaye kuba abami n'abatambyi. Imana rero igiduhamagara, igiduhaye agakiza, umutambyi yari umuntu watoranyijwe, umuntu utoranywa mu bandi, akaba umutambyi, akerezwa Uwiteka, agakora imirimo y'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Mu muryango wa Isirayeli mu isezerano rya kera, Imana yari yaratoranyije umuryango w'Abalewi, nibo bari barahinduwe abatambyi, umuryango wa Lewi. Yesu nashimwe cyane. Rero umuryango wa Lewi wari umuryango washyizwe ku ruhande, uwasizwe, uwatoranyijwe, umutambyi. Umutambyi, umuntu uhagarara hagati y'Imana n'abantu, umuntu userukaho rukomeye, umuntu wemera kwikorera ibyaha by'abantu byose akabijyana imbere y'Imana. Haleluya. Agahagararira abantu, akarinda hava hari icyo Imana ikoze. Ndabyibuka hari icyanditswe kiri mu Itangiriro 18 ukuntu Aburahamu yagerageje guhagarara amenye ko Sodoma na Gomora igiye kurimbuka. Abwira Imana ati, Mana, ese warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Habonetse abantu 50, Sodoma wayirimbura? Biramanuka. Aragenda abwira Imana ati, Mana, habonetse abantu 5, Sodoma wayirimbura? Imana itoya, njye ntabwo nayirimbura. Ariko byashoje abantu 5 batabonetse, ariko nibura yashoboye kurokora Loti. Yesu nashimwe cyane. Rero umutambyi ni umuntu ukora akazi gakomeye. Bibiliya iravuga rero ngo uyu mutambyi witwa Yoshuwa, Satani nawe yaramureze. Bibiliya ikavuga mu Byahishuwe 12 uhereye ku murongo wa 10 ngo umurezi wa bene data wabaregaga ku manywa na nijoro. Satani araturega we. Yesu nashimwe cyane. Hari ikintu abantu bibaza, wese nawe ndi umurokore, naba naratoranyijwe n'Imana kandi Satani akandiga? Ntubibone se ko na Yoshuwa yamureze? Arangije amuhagarara iburyo. Yesu nashimwe cyane. Imyenda y'ibizinga Yoshuwa yari yambaye bisobanura imirimo, kuko umwambaro niwo ugaragaza uwuriwe. Abanyeshuri bagira umwambaro wabo, abafundi bagira umwambaro wabo, abakozi ba resitora bagira umwambaro wabo, abakora mu ndege bagira imyambaro yabo. Buri kigo kigira umwambaro. Rero umuntu akumenyera ku myambaro wambaye. Rero imyambaro ni imirimo. Iyo Satani aguhagaze iburyo, icyambere akurega amanywa nijoro, icya kabiri imirimo ukora ijyamo ikibazo, Satani arayica. Imirimo yawe ukagerageza gukora, ukagerageza kurwana n'imibereho, ariko ntuva aho uri. Kubera iki? Umwanzi ari mu mirimo yawe, kandi nta kindi kintu cyamuzanye ni ukwiba, ni ukwica no kurimbura. Yohana 10:10. Ariko ngo Yesu yaje kugira ngo zigira ubugingo ndetse bwinshi. Haleluya. Rero shuti yanjye wowe unyumva, Imana irifuza kukwambura iyo myambaro y'ibizinga, irifuza kugukura mu byaha. Imikorere yawe Imana irifuza kuzamo. Haleluya. Cya kabiri, haleluya, aravuga ngo ni mu mwambura icyo gitambaro. Igitambaro cyari kizingiye mu mutwe, ngo bamuha ikindi gitambaro cyiza. Haleluya. Umugambi w'Imana mu buzima bw'umwana w'umuntu kwari ukuzamucungura. Harambwira ati, Satani, Uwiteka guhane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero Satani ajya turwanya. Imana yitegura ibitekerezo. Mu bitekerezo bya igitambaro bacyambaraga mu mutwe, ibyo ni ibitekerezo. Ibitekerezo byawe Imana irifuza kubibohora. Ibitekerezo byawe Imana irifuza kuguha ibitekerezo bishya, ibitekerezo bijyanye n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Imana irifuza kuguha ibitekerezo byayo. Imana irifuza kuguhumekeramo ibitekerezo bijyanye n'umugambi wo kubaho kwawe. Hari impamvu wabayeho, hari impamvu utapfuye, hari impamvu utakenyutse, hari impamvu biriya byose wabirenze nuko wari mu bitekerezo by'Imana, kandi ugomba gukora umurimo w'Imana. Impamvu yo kubaho kwawe rero Imana irifuza kwishyira mu bitekerezo byawe ukabyumva. Rero Satani agomba kuva iburyo bwawe akava no mu bitekerezo byawe yafashe imyaka myinshi, kuko Satani aboha ibitekerezo by'umuntu. Umuntu avuga ngo se ngo Imana imaze iki, ngo se ngo Imana yakoze iki, ngo Imana se ngo ni iki.
ibitekerezo birwanya Imana. Hari ubwo abantu baba bafite ibyo bitekerezo birwanya Imana mu buzima bwabo, ibintu byose ngo birangwa nta kigenda, ngo birangwa abantu ngo ubona nabo ibyo basobanura ngo bidafite umwimerere, ngo nabo ntibazi ibyo basobanura. Ibyo bitekerezo byawe rero Satani aba yarabifashe mpiri, agashyiramo ibitekerezo birwanya Imana. Haleluya. Imyumvire n'imikorere n'imitekerereze itemera Imana mu buzima bwawe. Cyangwa umuntu akavuga ngo ngiye nemera Imana ngo ariko Yesu nawe nemera. Kandi ijambo rye rivuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data atamujyanye. Nta handi hantu hari inzira yo kubona agakiza, yo kujya kwa Data, nimwe gusa. Password ni Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko bamwambura icyo gitambaro, bamwambika ikindi gitambaro cyiza, bamuha indi myenda myiza. Imana igiye gukora mu buzima bwawe, iguha indi myambaro myiza, indi mikorere myiza, indi mitekerereze myiza, imitekerereze izana impinduka mu buzima bwawe, imitekerereze izana impinduka. Ako gakiza, kumenya Yesu mu buzima bwawe, bizazana impinduka mu buzima bwawe, mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umuryango wawe, mu mibereho ya buri munsi. Nuko icyo gitambaro bakimukuraho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyo rero Satani ahagaze iburyo bwawe, hari ibitekerezo bitari byiza ugira, hari ibitekerezo by'ubwoba, hari ibitekerezo byo kwitinya, hari ibitekerezo byo kwigereranya, hari ibitekerezo bigufunga bikakunaniza kureba imbere. Ariko iyo Yesu yaje mu buzima bwawe, agusobanurira impamvu yo kubaho kwawe, agusobanurira umugambi agufiteho, agusobanurira ibitekerezo agufiteho. Yesu arashaka gukora umurimo mu buzima bwawe. Yoshua we, uwatoranyijwe. Erega umuntu yaba no mu nzu y'Imana ariko akabohwa n'iyi myuka, akabohwa n'abo badayimoni bakatuma akora imirimo nabi. Abo ngabo Satani, abantu batuzenguza bati gukora nkuriya nabireka nkakomeza aho narindi, ntitwera imbuto. Izi mbaraga zituma duhorana ibitekerezo bya kera, ibitekerezo by'umuntu utarahindutse. Uko wari uri kera utazi Imana, wanayimenya ugasa nta kintu na kimwe cyahindutse. Imana irifuza rero kubohora n'ibyo bitekerezo byawe. Yoshua we. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero nkuko nababwiye, uyu munsi ndifuza kubaganiriza ku mwuka w'abana b'abakobwa batwaraga inda. Igihe cya kera mu miryango yacu hari itegeko rivuga yuko nta muntu ugomba kubyarira iwabo. Icyo gihe babyitaga ikinyendaro, gutwara inda y'indaro, ariko ubu byarahindutse, Imana ishimwe. Ariko abo bana barabajugunyaga, barabatangaga bagapfa. Bageraga inzo babanagamo, inzobo zabayanga n'ibindi, umwana bakamukura mu muryango. Uzirikane ko babaga ari batoya, urumva ko gahinda. So bagasaba umuntu kugira ngo umuntu wajyanye nawe muntu ajye kumva wenda ijambo rya nyuma. Bamuhaga iminota yo kuraga, ijambo rya nyuma yavuga, kubera nako gahinda yabaga afite. Wenda akavuga ati urugero, umuryango wanjye untanze, nkaba ngiye gupfa, wenda ntibazashake, ushatse ntazabyare, ushatse ntazabe mu rugo, ntibazagira amahirwe y'ibintu nk'ibyo. Amagambo baturaga. Noneho muri iyo groupe y'abo bantu habagamo umuntu ugaruka kubwira umuryango amagambo yasize avuze. Aho niho havaga ikintu cyitwa guterekera. Guterekera iva mu nshinga ebyiri: gutereka no guteka. Guteka ni ukwicara, guteka ni ukwicara, gutereka ni ukugabura no kuzimana ibintu byinshi. So ni ukuvuga ngo uwo muhango wakorwaga abantu bicaye kandi bazanye ibintu byinshi batanga, baha abakurambere babo. So uwo mukobwa rero nawe yabaga azwi, noneho abantu bakajya bamuha serivisi, bamuha amata, bamuha inzoga, bamubwira amagambo meza, bamusaba yuko azabafashiriza abana babo, abakobwa bagashaka, abahungu bagashaka. Ariko igitangaje nuko uwo muntu yabaga nawe atarubatse urugo. So umuntu rero atanga icyo afite, ntago umuntu yatanga icyo adafite. So ibyo bintu rero birakomeza, biza kugera igihe birarangira. Ariko kubera yuko amagambo tuvuga
ni amasezerano. Yeremiya yaravuze amaganya Yeremiya ibice 5 umurongo wa 7 avuga ngo ababyeyi bacu bakoze ibyaha ngo none ntibakiriho ngo natwe twikoreye ibicumuro byabo. Yesu nashimwe cyane. Rero hari amagambo aboha umuntu, izo ndahiro, izo serivisi abantu bakoraga bisa nkaho aba ari ideni. So uwo mwuka rero ugaruka mu muryango kwishyuza kugira ngo ba bantu bajye bakomeza gukora iyo serivisi. Rero naje kukwereka bimwe mu bintu bike je nabanzi nashoboye kumenya, ariko nawe wakora research kuko mu muryango kenshi habagamo ibyo bibazo. Wakora research ukazabaza cyangwa ukazanasenga Imana ikabikubwira. Ibimenyetso by'uwo mwuka, icyambere abantu mu muryango bapfa badashatse. Umuntu akabaho kaba mwiza, Mana yanjye abantu bakamukunda bakamubaza bati se rwose wagize ikihe kibazo? Umuryango ingaruka abantu benshi bapfa badashatse pe, yaba abasore yaba abakobwa bakarinda bava ku isi badashatse, nta mwana asize kandi mu by'ukuri nta nicyo yanabuze kugira ngo ashake. Abantu bo mu muryango n'abagerageje gushaka, uwo mwuka ubabuza kuba mu rugo amahoro, ubabuza kubyara, ubabuza amahoro mu rugo, bahindura ingumba. Yesu nashimwe cyane. Amagwara bananira, umugabo ushatse akakunanira cyangwa umugore ushatse wo muri uwo muryango nawe akakunanira kubera ye wa mwuka ya service ntago yawukorewe. Mwibutse yuko uwo mwuka bajyaga bawushinga abana iyo babaga bavutse, yajya no gushaka bati dore umukobwa wawe agiye gushaka cyangwa umuhungu agiye gushaka uzamwubakire. Yesu nashimwe cyane. Rero iyo myuka iraduherekeza no mu mago yacu ikatunaniza, tugahora mu ntambara, tugahora dutongana, tugahora ari ibintu tutumvikana, tugahora duhanganye, umuntu akaba mu rugo ariko ababaye nta gisubizo afite. Yesu nashimwe cyane. Ikindi akenshi iyi myuka ituma abantu babyarira mu mago bakiri bato. Usanga hari imiryango imwe n'imwe usanga abakobwa mbere yuko bashaka babanza kubyarira iwabo, n'abahungu babanza kubyarira iwabo. Uyu ni umwuka utuma abantu badashobora gushaka rwose, wagira ngo ni itegeko. Iyi myuka ibuza abantu amahoro, abantu bakabanza akabyara iwabo bakabona gukora ubukwe, cyangwa umuntu akishingira. Abantu bakishingira mu miryango, kandi mu by'ukuri ubushobozi bwo kuba abo bantu bashaka bagakora ubukwe neza buhari, ariko uyu mwuka ukabatwikira ukabananiza. Abantu bakishingira, umukobwa akishingira, umuhungu akishingira, ukavuga ngo tuzaba ngo tubireba, ngo reka tubanze ngo tweseye, ngo turebe, ngo tugerageze. Abantu bakajya bavuga bati uko wa muntu yashatse. Yesu ashimwe cyane. Ubukwe bikaba ubwo wabukora nyuma cyangwa nunabukore. Ikindi uyu mwuka uteza ibisazi. Abantu benshi barasara kubera izo mbaraga. Uyu mwuka uteza uburara, abana bakabibirara, abagabo bagatamago, abagore bagatamago yabo n'abana, abana nabo bakabananira, kajya mu biyobyabwenge, kajya mu ngeso zitari nziza kubera uyu mwuka. Umwana wawe washyizemo ibyiringiro, wahaye ibyo wari ufite, wahaye igihe, wahaye ubushobozi, wigishije mu bushobozi bwawe, akakunanira arangije universite akabikirara, akabicyomanzi, ugashoberwa ukanamubura. Ukajya wumva abantu bakubwira ngo twamubonye muri iki gihugu, twamubonye ku kibuga cy'indege, twamubonye ari muri iyi karitsiye, ukayoberwa ikibaye. Naho n'uyu mwuka wishyuza. Yesu ashimwe. Guteza inzoga nyinshi, abantu bakanywa amayoga, n'igihe cyo gukora bikabananira bakanywa, ntibagire konji, bakibagirwa, nyine bagahora banywa amayoga cyane cyane.
ibyo wakoze, ibyo waruhiye imyaka myinshi bigahinduka ivu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Erega namwe mba mbibabwira kugira ngo nge nawe dufatanye turebe aho ikibazo kiri, noneho twige gusenga. Haleluya. Uyu mwuka uteza ubusambanyi bwinshi, utuma abantu bacana inyuma, umugabo agaca inyuma umugore, umugore agaca inyuma umugabo, amago ntabeho, abantu bakabaho biziritse, bakabaho babaye. Izi ni imbaraga n'ingaruka z'uyu mwuka. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwuka uteza ubukene bwinshi n'inyatsi. Ibi bintu uzakomeza kubisubiramo kugeza igihe nge nawe tubifatiye igihe tukabisengera. Ntago mba nje ahangaha kwamamaza Satani, ahubwo mba nje ahangaha kukwereka yuko hari ikibazo gihari kugira ngo ushobore gusenga. Niba wowe utabifite ariko wasengera n'abandi, cyo gituma Imana yaguhamagaye, cyo gituma Imana yakugize umutambyi. Umutambyi ntarobanura, umutambyi yakira abantu bose. Haleluya. Asengera imiryango ye, asengera n'indi miryango, asengera abantu. Rero izi mbaraga ziduteza ubukene. Ubukene rero si ukutagira ibintu. Hari n'igihe umuntu aba afite ibitekerezo bikennye, akaba afite ibibazo ariko adashobora kuvuga ngo reka ngerageze ibitekerezo biri mu buzima, kuko Satani aba yarabifashe, ntabwo ibitekerezo bikora. Niyo wamugira inama umwanzi akabyica. Yesu nashimwe cyane. Imyuka rero iteza ubukene, umuntu ntakore, abantu bakaba banebwe, abantu bagacika intege. Byaza no mu nzu y'Imana, umuntu akaza mu nzu y'Imana bigura intege, ibintu ntabyumve neza, ijambo ntaryumve, ntagire ikintu ashyiramo umwete. Bibiliya ivuga ngo umurimo wose twerekejeho amaboko tuwukorane umwete, nabyo bikamunanira, ibintu bikaba ibibazo bikomeye. Yesu nashimwe cyane. Ariko naje kukubwira ngo hari uwanesheje. Haleluya. Ni gute nakira uyu mwuka? Iyo nsanze ibi bintu byose bindiho, ni gute nakira? Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere, ibice 3 umurongo Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 8. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ibice 3 umurongo wa 8. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Haleluya. Imana, Yesu nicyo kintu, niyo mission yamuzanye, niyo misiyo ya Yesu, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani, ni ukugira ngo afunge iyo myuka yibohe burundu mu muryango uwo mwuka uva iburyo bwawe. Ariko Yesu arashaka gukorana nawe. Reba, isuzume, ese kuko iyi myuka indiho, uyu mwuka umpagaze iburyo, uyu mwuka unteza ibi mu muryango wanjye n'inzu ya data, ibi bintu birahari. Reka mpagarare ndwane n'izi mbaraga, reka mpagarare ndwane n'uyu mwuka mu ijambo ry'Imana. Icyo Yesu cyamuzanye ni ukumaraho imirimo ya Satani. Uyu mwuka rero umarwaho n'iki? N'amasengesho. Fata igihe usenge, fata igihe wiyirize. Wowe utari wakira Yesu ntushobora kunesha Satani, kuko umuntu wanesheje Satani ni Yesu. Iyo tumwakiriye duhabwa imbaraga zo kunesha Satani. Yesu aduha procreation yo kunesha umwanzi. Haleluya. Akira Yesu mu buzima bwawe, akubera umwami n'umukiza, ushobore kumenagura izi mbaraga. Twimura igicaniro cy'izi mbaraga ziduhagaze iburyo, ziduhagaze mu byacu, zitubuza amahoro, zaduteye mu mago yacu, zabujije abana bacu amahoro, zabujije amahoro umuryango wacu, zabujije amahoro imikorere yacu, ibintu byacu byo dukora zirabyica. Ngo icyatumye umwana w'Imana yerekanwa ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Iki ni igihe cyawe cyo kurimbura Satani. Iki ni igihe cyawe cyo kubika no gusenya imirimo ya Satani yose ureba mu buzima bwawe, mu muryango wawe. Fata igihe wiyirize, hanyuma ushake n'abakozi b'Imana bagusengere, bamenagura uwo mwuka uhagaze iburyo bwawe. Reka rero dusenge. Data, turagushimiye muri aka kanya keza uduhaye. Imbaraga zose ziturwanya, zitubuza amahoro, turazimenagura. Wa mwuka we w'abana w'abakobwa bapfuye batwite, uyu mwuka udutera, utubuza amahoro mu mago yacu, utubuza amahoro mu ngo zacu, utubuza amahoro mu bana bacu,
uteza inyatsi, uteza ubukene, usenya amago, uteza ubusambanyi, uteza gusenyuka kw'ingo mu izina rya Yesu. Izi mbaraga turazifata mpiri, uyu mwuka turawufata mpiri, amajwi yose turayacecekesha, amaraso yose yamenetse muri icyo gihe cy'uruhekane rw'ibisekuru n'ibisekuruza turayacecekesha mu maraso Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Izi mbaraga zidusaba, izi mbaraga zisaba abana bacu, izi mbaraga zisaba imiryango, izi mbaraga zisaba ubugingo bwacu, turazimenagura mu izina rya Yesu. Turakura ibisazi mu muryango, turakura ubukene mu muryango, turakura rakatarayaba, turubaka amago, turubaka urushako ruzima, turasengera abana b'abakobwa batari bashaka bashake, turasengera abahungu bacu bashake, turakura inzoga mu miryango, turakura ubusambanyi mu miryango, turakura ubukene mu miryango, turahagarika imbaraga zose zitubuza guhagarara mu by'Imana, kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Niyo tugeze mu nzu y'Imana, izi mbaraga zitunaniza kongera kwizera ijambo ry'Imana no kurikorera. Iyi myuka turayimenagura, imyuka turayisenya. Mana uduhe umwete n'ishyaka ryo gukora umurimo wawe, kandi abana bacu bashake, kandi amago akomere, amaraso yadutwikire, atwikire imiryango yacu, atwikire igihugu cyacu, ubwiza bwawe bukomeze kubana natwe. Urakoze Mwami ko Satani avuye iburyo bwacu, nk'uko watabaye Yoshua ukakura Satani iburyo bwe, niko natwe udutabaye. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose, amen. Bakundwa mu Mwami, Imana ibaha umugisha. Ndabatumiye ku cyumweru, ndabatumiye ku wa gatanu. Telefoni zanjye ni za zindi 0782 556 07